Imana udasiba juhora uyisenga kandi uyumvire juhana n'abayo Bakoze mu yacu. abandi babyutse mu gitondo ca kare bose bafite inyota yo kukumva Mana Yego Mwami Yesu. kuko imparakazi yahagizwa no gushaka imigezi Asante Yesu. niko imitima yacu yahagira igushaka Mana. Barakoze Mwami. Waravuze ngo abagushakana umwete bose bazakubona. Ahandi umwete twawukura ni muri wowe. Yego Mwami. Iyo ukoze ku mitima yacu ugakora ku bwenge bwacu ugakora ku mibiri yacu iritanga ikaba ibitambo bizima bakagusangana umwete birukanka bifuza kukumva. Uhaze imitima y'abahuriye kuri uyu murongo bose mu mpande zitari zimwe z'isi, ababashije gutanga umwanya wabo, uyu mwanya ubabere umwanya w'akamaro kanini cyane, bawubonemo umusaruro mwinshi. Asante. Ibyifuzo byabo bisubirizwa aha, bahazwe nawe Mana, bahabwe amasezerano nawe, babone ukuboko kwawe Mwami. Izina rya Yesu. Turagushimiye kuko uri kumwe natwe. Ni isezerano wasezeranyije abera bose, uravuga ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose. Data tugushimiye kuko uba uri kumwe natwe. Dusabiye umwigisha, dusabiye abatuyoboye, dusabiye abicaye kumva, dusabiye netiwaka kugira ngo tubashe kugira ikirere cyiza, hatabamwo kirogoya kizanwa n'umwanzi, ahubwo Data turushirizeho kugira umwanya mwiza. Turagushimiye kuko uzawumva gusenga kwacu. Reka umwuka wera arushirizeho kutuyobora kandi aduhereze guhazwa n'ijambo ryawe. Tugushimiye kuko ubikoze mu izina ryawe Yesu Kristo dukunda. Amen. Amen. Amen.